muri aka kanya rero nge na mugenzi wanjye Romeo wongeye kwirirwa. Romeo tuba twaramukanye kandi ku murongo wa telefone turi kumwe na mugenzi wacu uri Burengerazuba mu karere ka Rubavu, Eurade Mahirwe. Eurade wiriwe? Mwiriwe neza Scovia Romeo, nanjye ndabasuje. Yego cyane, ni mugenzi wacu ukora mu ntara rero y'Uburengerazuba. Nk'uko mu biganiro byacu byazindutse ndetse n'ejo nimugoroba twababwiraga ko ingabo za SADC ziri mu myiteguro yo gutaha. Muri aya masaha tuvugana rero intwaro nk'uko mu gitondo twabyutse tubibereka, twifashishije uwagejeje kudufatira amwe mu mashusho cyangwa amafoto y'amakamyo atonze umurongo. Kugeza ubu izi kamyo zimaze kwinjira ku butaka bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu, aho bitarimo korohera abanyamakuru b'abanyamahanga n'abanyarwanda kubasha kubona aya mashusho cyangwa gukora izi nkuru. Mbere yuko wenda tuza kuganira ku bindi, reka twakire Eurade atubwire uko byifashe, hanyuma tuze gukomeza tuganira ku mizire cyangwa se uko SADC yatsinzwe mu bihe binyuranye muri iyi ntara y'Uburasirazuba bwa Kongo, cyane cyane ubwo twe twarababonye mu kibaya barwana, twarababonye Goma barwana, aho hose Mama Rwagasabo yari ihari, kugeza ubwo batsinzwe bakemera kuba bahambiriye imbunda zabo nini ziremereye zikaba zigiye kuri aya makamyo nk'uko mubibona mu mashusho twafatiwe na mugenzi wacu uri Burengerazuba. Eurade byifasha bite rero? Nibyo ahangaha turi mu karere ka Rubavu n'ubundi nk'uko abikomojeho, dutegereje ingabo ziri mu butumwa bwa SADC muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo SAMIDRC zigomba gutangira gutaha n'ubundi ziciye ku mupaka wa Grande Barriere. Muri iki gitondo nk'uko babivuze abanyamakuru ntabwo tworohewe kuba cyane inkuru twegereye igice cya Grande Barriere ndetse no mu nkengero zaho barimo barakumira cyane abanyamakuru kugira ngo babashe kuba bakavaringa iki gikorwa, ariko ibyo ntabwo byatubujije kumenya yuko koko bamaze kuba binjira mu Rwanda mu gitondo mu masaha ya saa 3 barimo babasaka, kandi noneho n'imodoka zo kubatwara zihari, ariko kandi n'imodoka zo gutwara intwaro baraza kuba bafite nazo zihari zinapakiye izo ntwaro bagiye kuba bambukana hano Rwanda. Ubu rero ubona ko ari abarwanyi benshi kandi byitezwe ko ari cortege y'imodoka nini kandi nyinshi byitezwe ko zigiye gucangaha, nk'ubwo natwe ubu ngubu tuvugana ubu twabaye nk'abitegura ngeze ahantu hameze nko ku Cyanika kure, nitegere kure yaho baza kwambukira, kuko n'ubundi batubujije kwegera nk'abanyamakuru, cyane cyane nkatwe tuba tuzwi ko tuba tugenzwa n'amakuru n'ubundi. Bagiye kuba rero bari ahangaha bari mu iki gice cyo hafi y'ushaka kwinjira ku bitaro, abazi mu mujyi wa Rubavu kugira ngo barahazi umanutse cyangwa ku musozi wa Rubavu. Ubu tuvugana haba imodoka za military rumvikana zo ku ruhande rw'u Rwanda zigomba kuba zibaherekeje, nizo ziri imbere. Turimo tubona uko barimo baranywa amasasu makuru atugeragaho, ndetse barindiriye n'abandi bagenzi babo bari inyuma kugira ngo baze kuba bagendera hamwe, hanyuma noneho bace ahangaha mu karere ka Rubavu bakomereza ko i Musanze ndetse n'i Kigali. Twiteze ko n'ubundi rero ubu ngubu tuvugana ibinyabiziga basa nk'aho babikumiriye, haba ibimanuka byinjira mu mujyi wa Rubavu ndetse n'ibizamuka, ndetse n'inzego z'umutekano z'u Rwanda nyinshi ziri ahangaha mu gufasha kugira ngo iki gikorwa cyo kuba babafasha gutaha, kandi mu buryo noneho twavuga yuko babishakamo ari ukuza itangazamakuru kuba ryabafasha mu byabafata amashusho n'amajwi n'amafoto mu buryo twavuga ko butemewe, nabyo babikumire, hanyuma n'uburyo batanga umutekano no mwituze nabyo babashe kuba babifashwamo n'inzego z'u Rwanda. Nicyo gitegerejwe, twiteze ko umunota ku munota n'ubundi baza kuba baduciraho ahangaha. Yego, ngira ngo wenda mbere yuko tuvuga ngo dutegereze niba ufite amahirwe, abanyamakuru mwagiye gufata ku mihanda hirya no hino, ese mwemerewe gufata aya mashusho nibura mu nzira zisanzwe cyangwa hose hababujije? Ibyo nanjye nkikigera ku mupaka mu gitondo nahasanze inzego z'umutekano ku ruhande rw'u Rwanda baravuga bati turabizi ikikugenza, ati n'ikinyamakuru ukora turabizi, ariko ibyo bakora byose ntabwo bemewe ko bafata amashusho n'amajwi ahangaha. Ndafata amabwiriza nk'ayo ngayo natwe twemera kuyakurikiza. ubwo rero byaye ngombwa ko tujya mu gice cy'igiturage, ariko baravuga bati tabaza tusaba umugani nk'abanyamakuru bibereye mu giturage, nk'uko n'umuturage uri kwihingira mu murima we ashobora kuba yafata amafoto n'amajwi
kuko n'ubundi ntabwo murakumira kugeza i Kigali, bo bashobora kuba bafata amafoto n'amajwi aho bibereye iyo ngiyo mu cyaro. Ariko igitangaje no mu kanya n'ubundi twari twitegeye twazamutse ku musozi wa Rubavu, naho baradusanga bavuga bati ibyo nabyo ntabwo tubishaka, ati pa kuba dufite imyirondoro yanyu ko muri abanyamakuru, ati rero ntabwo ibyo tubyemera, ati rero icyiza ni uko n'ibyo ngibyo nabyo mwamubiretse. Ubwo bisa naho nabyo n'ubundi cyane cyane nk'umunyamakuru batemera kuba wafata amashusho n'amajwi mu buryo wabona yuko bigaragara ko aribyo ugambiriye. Gusa uko bizagenda kose abanyamakuru ahangaha ku Cyanika hari abategeye mu murenge wa Rugerero n'iyo ruguru za Musanze barasanga y'abandi za umva mbese urimo uravuga aho twagiye gushakira amakuru, ariko nkawe garukiraho widuteza leta. Nibyo kuko n'abaturage turi kuba duhagararanye n'abari ku muhanda, abaturage ubwabo bakafata bafite telefone kuko nizo modoka bari kuzihagarika. Ibyo byo nubivuga, hari video igaragara mu mupaka, biragaragara ko yafashwe n'umuntu uri mu mupaka batambuka, n'ubundi ngira ngo harimo byanga bikunda izi ntwaro zigiye zifite abasirikare baziherekeje. Urabona nk'iyi video yafashwe n'umuntu, ni akavideo k'amasegonda make kuko wagafashe ubwo bafite bwa rutagu bwawe, ariko nubibona urabona ko ingabo zirimo nyine mu mupaka baratashye. Aya ni amashusho ari bufashwe n'abaturage uko byagenda kose. Hirya no hino nuza kureba iyi shusho, iyi nayo yafashwe n'umuntu uri mu modoka afatira ku kirahure cya shoferi, nabwo udashobora kumenya niba nyine yari umushoferi, yari umuturage cyangwa ari umunyamakuru wafashe icyemezo cyo kujya tegatega kugeza abonye amashusho. Ngira ngo kugeza ubu nta kindi kintu gishya mufite mwategereza. Nibyo byo gutegereza tukamenya se baraza ari bangahe, intwaro zingana gute, n'ubwo tutari buze kuzipima. Gusa ikindi tukamenya nuko bose batari buzine rimwe, reka rero byaza guhinduka, aho twatuzi ko baza mu byiciro kuko Sadek irari iguma n'ubundi n'abarwanyi benshi. Uyu munsi harimo harataha ibikoresho, harimo harataha ibikoresho biherekejwe birumvikana n'abasirikare bake n'abasirikare bamwe, ubwo birumvikana. Ariko uyu munsi priorite muri uku gutaha kwabo usa nk'aho ubundi ari ibikoresho baza gushyira imbere cyane, hanyuma noneho bikaza berekejwe n'abasirikare bake, abandi bakaza mu bice bitandukanye n'ubundi buryo bwa gisirikare uburyo batamo uburyo baba bwarateganije bazimukamo bataha. Ubwo ni ukurindira tukareba noneho baraza bangana gute, ese ibikoresho byo byinjira bigana gute, tukaza kureba mu kanya gato ukuntu biza kuba bimeze. Gusa ubu bamaze kwinjira ku butaka bw'u Rwanda. Yego, reka tugushimire, hanyuma ukomeze udushakira amakuru. Ubwo nihagira andaboneka turakugarura ku murongo wa telefone. Twe turi hano kugira ngo tubwire abadukurikiye uko byifashe. Yego, murakoze cyane. Ngira ngo amakuru wayumvise, iriya nkuru niwe wagombaga kwitara ngayo nguko. Ngira ngo uyu munsi hari bukora ikintu cyitwa citizen journalism, kuko twebwe abafite amakamera ntago biri buze koroha. Baraza gukora citizen journalism, kandi nureba neza n'undi urasanga nk'amashusho ari kuza cyane cyane biri kugaragara ko arimo arafatwa n'abaturage. Ibingibi tubyita iki yinsinzwi. Icya mbere nuko abanyamakuru nibyo ubundi kuduhisha kuri twebwe n'agahinda gakomeye. Ubu tureba hano ubwo mubona tutarira twashavuye, ejo nimubona nananiwe gutebeza muzamenye ko yatembaga ajya mu nda. Ariko icya mbere gihari nuko hagati y'ibihugu n'ibindi, Sadek twibutsa abadukurikiye ko igizwe n'igisirikare cya South Africa, igizwe n'igisirikare cya Tanzania, Malawi, ariko Afrika y'Epfo ikaba ariyo yari ifite abasirikare benshi hano basaga 200 hafi 900 n'ibikoresho binini byazanywe nabo. Ariko mukibuka ko Tanzania yari ifite intwaro nini zirasa, ubwo iyi mirwano yaberaga mu kibaya cya Kabuhanga, barashishaga za mbunda nini batereka, zikaba ziriho ikintu kimeze nk'imodoka gifite iminwa myinshi, noneho bakajugunya ibyo ngibyo. Twakomeje kwita abaturage bamwe tutazi ubwoko bw'imbunda twabyitaga sabasaba. Yego, arizo mbunda ubundi bita atirari cyangwa se imbunda z'imisada zirasa kure. Abaturage batubwaga bati uwo ni umusada urashe, abaturage bari bafite. Iyi ni Tanzania rero, ni mu bireba neza, hani ku kibuga Igoma
bari bakambitse, bararasaga mu kibaya cya Kabuhanga, bararwanye. Rero uyu munsi ngira ngo mu ruhande rwa diporomasi, navuga ngo Nanga na Bisimwa baratsinza. Iki nubwo ari icyo mu Burusiya, iki ni icyo mu Burusiya, ariko indi niyo bita sabasaba. Iyi rero yararasaga mu kibaya cya Kabuhanga, kera nkigira intege zitari nkuru neza, ukumva ibyo mu nda biti hubuhwa. Iyi ngiyi iri mu zigiye muri kontineri, ariko mbonye hari n'ibyo gupfukirana hari byabananiye. Biranga birahinguka, ziranga zirahinguka. Izi nizo mbunda rero navuga ngo cyane cyane Tanzania na SADC bari bafite, nako na South Africa bari bafite intwaro nini zikomeye kandi ziremereye. Batsinzwe na M23 mu gihe cy'umwaka, ntibari bamaze nk'umwaka n'igice buriya, igihe cy'umwaka n'igice binjiye aha. Ngira ngo niba mubareba habari aho, aha ngira ngo ni handi ni mu bigo byabo.